bijyanye n'ubuzima Imana iduha. Iravuga ngo ariko rero nzabazanira kumera neza n'agakiza kandi mbakize, ndetse nzabahishurira amahoro n'ukuri bisesekaye. Iri ni ijambo rikomeye. N'ubundi biracyari amasezerano y'Imana, ni promise, it's a covenant Imana iri guhereza abantu bayo. Iri jambo riravuze ngo, ndibasubiriremo, riravuze ngo ariko rero nzabazanira kumera neza. Reka tukataho ngaho. Imana avuga ngo izatuzanira, cyangwa ariko rero nzabazanira kumera neza. Mwese ndumva nta mwana ubarimo. Umuntu umeze neza, mwebwe murabizi iyo uhuye n'umuntu wari umaze igihe wenda arwaye, hanyuma ukaza kumubona yarijajaye yarakize, iyo umubonye turabona ati umubarira abandi cyangwa ubari inkuru avuga ngo kanaka ameze neza, nabonye ameze neza, umubiri umeze neza, arakeye. Haleluya. So Bibiliya hano nayo irabizi ko ari ngombwa ko tumera neza. Iravuze ngo nzabazanira, ni Imana ibivuga ntabwo ari njyewe. Haleluya. Bibiliya niyo yavuze ngo nzabazanira kumera neza. Iri jambo kumera neza, uwo ari we wese ntabwo rigoye kuryumva. Umuntu umeze neza ni umuntu utarwaye. Umuntu umeze neza n'udashonje. Umuntu umeze neza n'utarwaje. Umuntu umeze neza ni umuntu nyine ufite ibimuhagije, ni umuntu ufite ibikenerwa. Yesu ashimwe cyane. Rero Yeremiya nawe hano arasubiramo uyu murongo, ariyo naje kugusubiriramo. Nababwiye ko turi kureba ukuntu abana b'Imana, Imana idutegurira ubuzima bwiza, Imana igadutegurira ejo hazaza heza. Iri jambo rero avuga ngo kuri uyu murongo avuga ngo ariko rero nzabazanira kumera neza n'agakiza kandi mbakize. Ni ibintu biri very important. Yesu ashimwe cyane. Hari ukumera neza kandi n'agakiza kugira ngo Imana idukize. Wowe nkurikiye ndagusabira uyu munsi wa none kugira ngo umere neza mu izina rya Yesu. Umere neza, ubuzima bwawe umere neza. Ubuzima buzira indwara, ubuzima buzira agahinda, ubuzima buzira umubabaro, ubuzima buzira agashinyaguro, ubuzima buzira impagarara. Ubu nibo buzima nkwifuriza kugira ngo ubuzima bwawe bumere neza. Nk'uko ijambo ry'Imana ritabesha rivuze ngo nzabazanira kumera neza. Haleluya. Reka wowe nkurikiye nawe Imana ikuzanire kumera neza uyu munsi wa none. Umere neza uyu mugoroba wa none. Uryame utengamare, usinzire, umere neza. Yesu ashimwe cyane. Ibikenerwa byose ubibone. Ibyo ukenera byose ubibone. Haleluya. Yesu ahabwe icyubahiro. Iri jambo ni ryo kwizera. Ngira ngo hari kurisobanura biri kungora, ariko uryakire kuko ndumva ryarisobanutse. Iri jambo ni rizima. Ni ijambo rivuga ngo nzabazanira kumera neza n'agakiza kandi mbakize. Ni ijambo ry'ibyiringiro, ni ijambo ry'amasezerano Imana idusezeranije uyu munsi wa none. Iri ni isezerano ryawe Imana igusezeranije mwene data, mushiki wanjye, ngo Imana iraza kukuzanira kumera neza. Reka Imana ikuzanire iyo package, ikuzanire kumera neza. Mu Rwanda najyaga numva bavuga ngo ingingo enye za leta cyangwa ingingo enye za guverinoma, habamo n'ibyo bita kumera neza, bien-être de la population. Sinzi njyango ni nk'ibyo. Uburyo bwo kumera neza, abaturage bakamererwa neza, bakagubwa neza. Nuko nabo bari bazi ko umuturage agomba kumererwa neza. Ziriya nkingi enye za guverinoma harimo ubukungu, harimo umutekano, harimo niba isuku, hakabaho no kumererwa neza kw'abaturage. Kumererwa neza no kw'abaturage, n'Imana yari ibizi ko tugomba kumererwa neza. Abantu bakarya bagahaga, abantu bakarya ibibyibushye, abantu bakamererwa neza bakijajara.
bakamererwa neza, bagacya, bakisiga amavuta akabafata, bakambara umwenda ukabakwira, atari ukwambara ibintu bihubukamo. Abantu bagasa neza, bakagira isura nziza, kubera ko uwariye neza ntabwo anagombera kwisiga. Aya mavuta tunisiga abenshi nuko mu mubiri hataba hari intungamubiri, ariko iyo wariye ibibyibushye, iyo wariye ibifite ibinure, iyo wariye ibiryo bifite kalori zihagije, amavuta arahinguka, umubiri wo ubwawo wibyarira amavuta. Haleluya! Ni ukuvuga ngo icyo gihe uba umeze neza. Iyo umeze neza urasinzira, ntabwo ubura ibitotsi. Icyo ndakikwifuriza kugira ngo umere neza uyu munsi wa none. Umere neza nijoro, umere neza ku manywa, umere neza iminsi yose, umere neza. Uhora ufite amahoro n'umutekano, uhora ufite sekirite, umutekano w'ibyo kurya, ufite umutekano w'indwara, nta ndwara ufite. Habe nubwo n'igicurane cyaza ukaba uri secured, ukaba ufite uburyo bwo kwivuza. Ibyo nabyo ni ibintu bituruka ku mpano y'Imana. Ni Imana ibitanga. Imana rero nicyo ndi gusaba uyu munsi, niba yarabisezeranyije abantu bayo, nawe nibiguhe. Haleluya! Nibiguhe. Nawe byakubera. Birashoboka ko nawe wagira family doctor, ukagira umudokiteri wa family. Ibi ntabwo nari mbizi ko nzabya, ntabwo ari ukubirataho, reka mbibabwire. Ntabwo nari nzi ko nshobora kugira ngo nanjye nagira dogiteri wanjye, dogiteri w'umuryango wanjye. Nguyu ni dogiteri wanjye, ngomba kujya kureba buri munsi, buri gihe, uko byagenda kose nkaba mfite dogiteri wa famiye. Ibi bintu ni impano y'Imana. Haleluya! Ni Imana ibitanga, ni Imana iduhindurira amateka, kuko Imana ishobora kudukura mu buzima bw'imibabaro, mu buzima buri miserable, mu buzima buri bw'agahinda, mu buzima bwo kuramuka uyu munsi utazi ko ejo uzaramuka. Imana ikabihindura, Imana ikaguha garanti, life ifite garanti, itafite limit. Imana ikaguha ubuzima bwuzuye butari igicagate. Imana ikakugaburira indyo yuzuye, Imana ikakuvura, Imana ikaguprotectinga. Iyo Mana rero niyo naje kukubwira, kuko iyo Mana yarabikoze, njye yarabinkoreye. Imana yarabinkoreye, nawe bigukorere mu izina rya Yesu. Imana ibiguhe. Imana iguha umwuka wayo wera, ariko iguhereze n'ibyo umubiri ukeneye, kuko uyu mwuka wera atura muri weho muzima. Imana ikuvura indwara zose waba ufite, zaba zaratewe n'imirire mibi, zaba zaratewe n'ibyorezo, zaba zaratewe n'ikirere. Imana ibikuvure. Nibuka mba muri Uganda narwaye ikintu cyitwa sinezite. Niba hari umuntu urwaye sinezite hano, Imana imukize mu izina rya Yesu. Narwaye sinezite ngera kugera inyama yo mu zuru irabyimba kugera aho guhumeka bikajya binanira. Nta muti ntanyoye, ariko kubera ikirere cyonyine cyaragiye kirampumanya. Ariko uyu munsi ndahumeka neza, ndi muzima. Wowe urwaye imwanya y'ubuhumekere, Imana ikuvure. Ushobora kuba urwaye asima kakanya, ukuboko k'Uwiteka Imana kukuvure. Ushobora kuba urwaye izo sinezite, Imana izikuvura kakanya, wakire gukira mu izina rya Yesu. Ntabwo nzi niba hari urwaye, ariko I guess birashoboka. Ariko Imana igukize, kuko Imana ifite ubushobozi. Imana irakiza. Aka kanya Uwiteka Imana agukize. Uwiteka Imana agukize. Imana nirubasha, Imana irashobora. So rero ijambo ry'Imana ritweretse hano isezeranya n'ubundi Jeremiya cyangwa Yeremiya, imwereka ko hariho ubuzima itanga, kandi ubwo buzima habonekamo n'ibyo kurya, amafunguro, ibifungurwa. Imana ivuga ku byo kurya. Imana irabizi ko ibyo kurya bikenewe, my friend. Imana ivuga ku buzima, irabizi ko ubuzima bwacu ari ngombwa. Niyo mpamvu rero iri jambo rije ritubwira ngo ariko rero nzabazanira kumera neza. Envieze, a good life, a full life. N'Imana ivuga, it's God who say that. I'll give you a good life. Hallelujah. Nzabaha ubuzima bumeze neza, ubuzima buzira indwara, ubuzima buzira kurwaragurika. Ubwo nibo nkwifuriza ubuzima bufite ibibuhagije, enough things. Hallelujah. Ukaba ufite prosperity in your life, a prosperity life.
Imana ika-increasinga your income. Imana irabishoboye. Imana ikaguha ubutunzi bwuzuye. Income yawe ikaba yuzuye, ukava ku rwego rwo guhembwa amafaranga cyangwa amashiringi ugahembwa n'amadolari. Imana irabikora. Ntabwo nayenze ko nahembwa amadolari, for now ndahembwa amadolari. Nanjye muri konti yanjye habamo amadolari. Nibagiwe amafaranga. Kubera iki? Ndi mwene nde? Urebye aho mvuka ngewe, aho navutse mu cyaro cy'iwacu, nta byiringiro nari mfite byo kuzatunga amadolari. Ngiye mvuka muri Sud Kivu, muri Kongo, mu cyaro. Nubwo hageze amajyambere, ariko mu myaka ya kera hari icyaro kibi cyane. Iwacu habaga kaburimbo, ariko wajyaga kunyura mu yindi mihanda asangaga ari itaka gusa, ari ivumbi. Yego nyuma yaho haje kugera kaburimbo. So nukuvuga ngo Imana ishobora kuguhindura ubuzima. Nkuko Hana yabivuze ngo Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma, ngo Imana ikura mu mukungu ikicazanya n'abakomeye. Imana ihindura amateka. So uyu munsi Imana yahinduye amateka. Nubwo ntabaye mu buzima bwo muri Sud Kivu, nkabaye i Kigali, nkaba za Kampala, iyo ni Imana igenda iguha promotion, Imana igenda iguhindurira. Ndakwifuriza kugira ngo nawe Imana igenda iguhindura amateka. Nge navuye muri quartier y'iwacu muri Sud Kivu, za Momosho yongeyo za Nyangezi, nza kugera aho noneho ngera i Kigali muri capital city ya Rwanda. Murayizi ko ari clean, ni igihugu gisa neza. Iyo ni intera Imana ibiguteje. Aho ibiryo birahinduka, ubuzima burahinduka, amazi umwe agahinduka, imyambarire igahinduka. Icyo nicyo nkwifuriza. Mbivuye aho ngeze Kampala, ubuzima burahinduka. Mvuye Kampala ngeze hano Canada. Why not Imana itabigukorera wowe? Imana nawe bigukorere. Imana ibigukorere. Kuko Bibiliya niko yavuze ngo izahaza abatambyi bayo ibibyibushye. Imana igomba kubidukorera kuko turayikorera. Niyo mpamvu tuzayigwa inyuma. Niyo mpamvu tuzayikorera. Yesu ashimwe cyane. Imana turayikorera. Kandi igihe ntabwo nigeze ntungwa n'abakristo. Nguyu Habati arimo hano, nubwo avuga ikiganda. Habati ujyoli kansubiriyo cyari ku mutimbagano, cyari ku mukutu. Ukimanyi na kusumba. Habati naramushumbye. Avuga niba narigeze ntungwa n'itorero. Ngewe narakoraga amafaranga y'itorero agakora iby'itorero. Until now, na hano ho nshumbye. Aho nabaye hose, ntabwo nigeze ntungwa ngiye n'itorero. Nge ndakora nkoresha amaboko yanjye, nkabira ibyuya. Ibyo mbonye nkabishyira mu nzu y'Imana. Kandi iyo mbishize mu nzu y'Imana, Bibiliya ivuga ngo shyira ubutunzi bwawe ahatagera umujura, ingesi n'umuswa n'inyenzi. Aho rero niho nshira, niyo investment yanjye ngiye nshira mu by'Imana, kugira ngo abana banjye barindwe, kugira ngo urugo rwanjye rurindwe, kugira ngo business zanjye zirindwe, kugira ngo akazi kanjye karindwe. Nshira mu Mana ngewe. Ariko iyo nshize mu Mana, nanjye Imana impe bibyibushye. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo sindabona aho umukiranutsi arekwa, ngo cyangwa urubyaro rwe rusabiriza. Abana banjye, my children, they will never begging. Ntabwo bazasabiriza. Never. Kubera ko iyo Mana nakurikiye ni umukire. So nawe kurikira Imana, korera Imana. Niba Imana yavuze ngo abatambyi bayo bazatungwa n'ibibyibushye, Imana iguha ibibyibushye. Ngo abantu bayo Imana irabagaburira, kandi ikabaha ubuzima bumeze neza, ikabaha ubuzima butekanye. Icyampa uyu munsi Imana nawe ikagusanga, ikaguha kumera neza. Imana iguhe kumera neza. Imana iguhanagure amarira. Imana iguhanagure agahinda. Imana igukureho kudahaga. Imana iguhe ibiguhagije. Haleluya. Twongera dusome umurongo wa nyuma tugana nubwo tutaraba gusoza. Ijambo ry'Imana riboneka muri Psalm. Let's go into Psalm 91 verse 16 again. Turasoma Zaburi ya 91 umurongo wa 16 wonyine. Wumve nanone guhazwa ubuzima n'Imana. 16 umurongo wa 16. Zaburi ya 91.
Bibiliya iravuga ngo nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Amina. Ijambo rigufi ndarisubiramo kugira ngo wumve. Bibiliya iravuze ngo nawe uryakire ribi ryawe, ngo nzamuhaza uburame virgile cyangwa kwama, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Amina. Iri ni ijambo naryo ry'isezerano, ni ijambo ry'ibyiringiro Imana ikuzaniye, Imana inzaniye uyu munsi wa none. Mwene data, Imana iguhaza uburame, Imana iguhe kuramba, Mukama kuwangaze, niko bavuga mu Kiganda, Mukama kuwangaze, Imana iguhe kuramba. Niko Bibiliya itubwiye, ni Imana ibivuga ngo nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Ni ukuvuga ngo wowe ukurikiye aka kanya, nanjye icyo ngusabira nisabira, Imana iguha ubuzima bumeze neza, Imana iguhaze, iguha ibibyibushye ubirye ubinezererwe, Imana yuzuza ikofi yawe, Imana yuzuza akaunti yawe, Imana iguhe impano zose igihereza abayo. Ariko hanyuma y'ibyo byose, hejuru y'ibyo byose, ntuzigere ukenyuka, ntuzigere upfa vuba vuba, uzarambe, iguhaze uburame. Haleluya. Uzarame, kuko izaba yaraguhaye byinshi, ugomba kubinezererwamo, ugomba kubibamo, ukabienjoyinga. Icyo gihe nicyo gihe mbwira Imana, nabwiye Imana ngo wangiriye neza Mana, ntacyo utampaye pe. Wampaye ibintu, wampaye inshuti, wampaye abana, wampaye urushako, wampaye everything, wampaye n'agakiza ka nkuko ijambo rivuze. Ariko icyo nongera kugusa, uzampe kuramba, uzandinde gupfa vuba. Nzabanze ndebe abana banjye, mbashingire, mbakorere ubukwe, mbatembereze, mbajyana haryoshye hose, basubize muri Afurika, barebe kuri gakondo yacu, barebe amazi ya Afurika, bahumeke umwuka wa Afurika, nongere mbagarure, bakorere ibirori. Icyo nicyo nsaba. Imana izampe kuramba, nawe nicyo ngusabiye kugira ngo Imana iguhe ubuzima, iguhe kuramba. Nicyo nkwifurije mwene data. Imana ntizemere kupfa vuba, Satani ntazakwiba ubuzima. Mu izina rya Yesu, ntuzapfe ukiri umusore, ntuzapfe ukiri ingaragu, ntuzapfe utarabyara, ntuzapfe utaratunga ngo ube umukire. Mwifurije kuba umukire, mwifurije kugira ngo ubwo bukire bwawe uzaburambemo, uzabwenjoyinge, uzarebe abana b'abana bawe, urebe n'abana b'abana b'abana bawe. Mu Kinyarwanda kizavuga ngo uzarebe abuzukuru, uzarebe n'abuzukuruza. Haleluya. Icyo rero nicyo njye nsaba ngewe every day. Muravuga ngo Mana, you have given me everything, but what I need abundant life. I need to live longer. Haleluya. Ndashaka kugira ngo mbeho igihe kirekire, nzasazira imyaka myinshi kandi mfite imbaraga, nzasange basogokuruza mu kwizera, ariko byibuze naranezerewe, kandi ubuzima sinzabutindemo nkora ibyaha, ahubwo nzabutindemo nkuvugira nk'uko ndi kukuvugira Mana. Icyo rero kugira ngo ubuzima bwa benshi buzahinduke, Imana igomba kunyuramo, igomba kukunyuramo. Haleluya. Wowe ubwawe ukwiriye kuba ubuhamya bwigisha abantu bakabureba gukora neza kw'Imana. Imana ihindura amateka. Impamvu tuvuga ko Imana yaduhinduriye ubuzima, tuba tugira ngo dusubizemo ibyiringiro bene data, tubereke yuko iyi Imana tuvuga ntabwo ari baringa. Our God is not phantoms. Imana ntabwo ari ikintu kiri aho ngaho abantu bahimba cyabaringa. Ni Imana ifatika, ni Imana ikora ibifatika. Yesu ashimwe cyane. So uyu munsi wa none, haleluya, uyu munsi wa none naje nkubwira ngo Imana ifite ubushobozi bwo guhindura imibereho ikaba ubuzima bwiza. Imana ikaguhindurira ubuzima bwandamuke, kubara ubukeye bugahinduka. So nicyo nkwifurije. Niba ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ikaguhaza uburame,
ikaguha agakiza kayo. What is agakiza k'Imana? Kari both side. Agakiza k'Imana kari salvation tubona muri Kristo Yesu, ariko n'agakiza k'Imana nukukurengera in case mu gihe runaka abantu babaye mu ntambara, abantu babaye muri Rwanda cyangwa no mu bindi bihugu, habagaho abantu baza gukiza abandi, habagaho abantu baza gusova abantu mu gihe habayeho amage, mu gihe habaye ibyago, mu gihe habaye amakuba. Reka tuvuge urugero, habaye incidents, habaye accident, imodoka iraguye, hagomba kuza abantu baza gukiza, abaza kwegura iyo modoka kugira ngo barebe ko hari abakiri bazima. Icyo no kuvuga ngo hari abaza gukiza abo bantu. Hano rero hari agakiza k'ubugingo buhoraho, ariko hari n'agakiza ko mu mibereho. Imana niba iguhaye promesse ngo iguhaze uburame, ngo kandi iguha agakiza kayo, agakiza kayo rero ni ukuguhuza n'umuntu w'umumaro, ni ukuguhuza n'ibihe by'umumaro, ku buryo Imana ikuvana ahantu waruri ikakwinjiza mu handi hantu wumva umerewe neza, nk'uko ijambo twadusomye muri Yeremiya ngo Imana izakuha ubuzima bumeze neza. Imana ikagukiza, ikakuvana mu bukene, ikagushyira mu bukire. Ababaye mu Rwanda murabizi, cyangwa aba mu Rwanda, hariho ibyo bita ngo ibyiciro cyangwa kategori, class sociale. Ibyo nabyize muri histoire y'abazungu ya kera. Abantu hari ukuntu baba mu byiciro, kandi n'uyu munsi biragaragara. Buriya hari ibyiciro by'abaherwe, hakaba ibyiciro by'abakire, hakaba ibyiciro by'abaciriritse, hakaba n'iby'abakene. So nukuvuga ngo Imana ifite ubushobozi bwo kukuzamura mu rwego rumwe, ikakushibura, ikagusimbutsa. Imana igusimbutsa aka kanya, kuvane mu cyiciro wari urimo, igusimbutse kujyane mu kindi. Haleluya. Nukuvuga ngo Imana ifite ububasha bwo kugusimbutsa, ikukuvana muri class sociale y'abakene, ikagusha muri class sociale y'abakire. Birashoboka. Nakubwiye ngo twese Imana yarabidukoreye. Ubu ngubu nshobora kuba nivuriza aho umuzungu yivuriza. Umwana wanjye ariga aho umwana w'umuzungu yiga. Ibyo twumvaga ari nk'inzozi. Wow. Ninde wagukorera ibi bintu atari Imana? Imana yonyine ihindura amateka. Njyewe nagendaga ntazi ko nshobora no kuzatunga perimi, ariko Imana igeze ku rwego rw'aho iduhereza gutwara imodoka muri international countries, mu bihugu mpuzamahanga. Abana bacu dufite ibyiringiro yuko bazatwara indege. Abana bacu bazaba abadokiteri. Abana bacu bazaba abantu bafite ubushobozi twe tutatekereza. Kubera iki? Kuko ari Imana ihindura amateka. Ni Imana idukura mu ntambara, ni Imana idukura mu maganya, ni Imana idukura mu gahinda, ni Imana idukura mu gupfa, ni Imana idukura mu bupfubyi, ikatubera umuvandimwe, ikatubera inshuti, ikatubera umubyeyi, ikatugaburira ibiryo bitari by'agahimano, ikaduha ibiryo byuzuye, ikaduha ibyishimo, ikatumara agahinda. Iyo niyo Mana nzakorera. Nkundira iyo ndirimbo abazumvaho mpimbaza cyane, kuko nkunda guhimbaza ngewe. Nkunda kuvuga ngo iyo niyo Mana nzakorera, iyo niyo Mana nzakorera. Kubera iki mvuga ngo iyo Mana? Ntabwo mba ndirimba just kuririmba gusa, mba ndi kuririmba ntekereza impamvu ngomba kuyikorera. So gukorera iyo Mana nzi ibanga ririmo, nzi inyungu zirimo. Abandi bakareba ngo ihemba neza ntiyambura. Iyo Mana ihemba neza ntiyambura. Ntabwo itanga amahera nk'uko abarundi bahita ngo ni amahera, itanga ibifatika. Ntabwo iduhereza ibizahera. Imana iduhereza amafaranga, Imana ikaduha ubutunzi buhoraho. Haleluya. Kandi nk'uko ubutunzi bwayo buri bwose muri Kristo Yesu, iyo dufite uwo Kristo Yesu dufite buri kimwe cyose. Imana duhaye byinshi. Mama wagarutse, mama support yo yagarutse. Uyu mubyeyi ni inshuti yacu cyane, kandi nukuri ndabakunda umuryango wawe, ndawukunda. Nubwo ntari kubasha kubabona 100%, ariko still muri ku mutima wanjye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. So rero bene data icyo nababwiraga, iyo mfashe iyi time,
iyo mfashe iyi time kugira ngo mpumurize ubwoko bw'Imana, nuko nzi ko Imana yacu irakora. Imana yacu ni nzima. Ntabwo Imana yari y'abano bantu ba Yeremiya gusa, natwe twarayibonye. Niba ba Yeremiya baragiye bandika ibi bintu, twe wenda ntabwo dushobora kwandika indi Bibiliya, ariko Imana yaduhaye social media kugira ngo tuvuge gukomera kwayo, kugira ngo tuyimenyekanishe, kugira ngo abihebye basubizwe mu ibyiringiro. Imana ivubira ababi n'abeza imvura. Imana ntabwo irobanura ku butoni. Imana ntabwo ireba nk'uko abantu twebwe tureba. Mungu hana ubaguzi. Imana ntabwo igira irobanura. Mwana data uko nanjye yabinkore nawe bigukorera uyu munsi wa none. None se mbe ntanagira icyo nguhereza, nanirwe no kugusengera umugisha, nanirwe no kukwifuriza ibyiza. Hari abandi bagira umutima mubi bakumva ko ibyo batunze ari bo bonyine bakabitunze. Ntabwo ari ibyo. Ntabwo ari ibyo, ntabwo ari Imana idusaba. Imana itwifuriza ko tubaho neza, turamba, ariko natwe tubyifurize bagenzi bacu. Niyo mpamvu ndi hano rero. Uyu munsi wa none amagambo naje mbazanira ni ubuzima bwiza, kuba mu buzima bwiza, kuba mu buzima burambye. Haleluya. Kurindwa n'Imana. Imana ikurinda ibyorezo, Imana ikurinda indwara. Tugiye kugera mu kanya keza rero. Murabizi ko iyi ni umwanya wa deliverance. Abamurikiye ntabwo muri bake. Birashoboka ko ufite icyifuzo, birashoboka ko ufite ikibazo cyakubangamiye, ni akanya ko gusenga. Ariko hakabaho n'abandi bantu, indi kategori. Kuri iyi social media habaho n'abantu batarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Birashoboka ko nawe ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wawe. So ni time yo kugira ngo twakire Yesu. Ni time yo kugira ngo dusengere imigisha. So niba ukeneye ikintu runaka, ugiye kwandika hano. Ahangaha ndi kubibona, ndi kubona banditse bavuga amena. Uwitwa Nibari Allah, ndabona yanditse amen. M Divine yanditse haleluya. N'ibindi byinshi mwagiye mwandika cyane. Allah yanditse ibintu byinshi kuva kare, kandi ndabashimira. Hari umuntu witwa Emmanuel yakanze za share too much, hari abakanze imitima. Ni byinshi mwakoze cyane. I appreciate. May God bless you. Ariko icyo mbasaba noneho, niba ufite icyifuzo, this is a prayer request time. Ni umwanya wo kugira ngo dusengere ibyifuzo. Ni umwanya wo kugira ngo twakirishe abantu Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kuko twakunze kubona ko Imana iratanga ubuzima bwiza, Imana iratanga buri kimwe cyose dushaka, ariko iduhe n'agakiza. So agakiza kari both side. Hari agakiza ko gukizwa twakira Yesu Kristo nk'umukiza, hari n'agakiza ko gutabarwa mu byago no mu makuba cyangwa no mu ngorane zose. So ushobora kuba urwaye, ushobora kuba ufite icyifuzo runaka, ushobora kuba ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umukiza. Andika ahangaha, menya abo bantu, hanyuma mbasengere. Niwo mwanya tugezemo. Nanditse ko ari umwanya wa deliverance. Iyi gahunda tugiye gukora deliverance. Maybe urarwaye, maybe ufite ikindi kintu cyari cyo cyose, tugiye kuvunagura izo mbaraga z'umwijima. Niba hari ibyo wagerageje gukora bikanga, turagiye kubisengera kugira ngo Uwiteka ashireho ikiraro. Hari abakeneye kubaka inzu, hari abakeneye abagabo, simvuga abagabo, abakeneye umugabo, hari abakeneye abana bo ni benshi, hari abakeneye umugore, hari abakeneye akazi, hari abakeneye kwiga kaminuza, hari abakeneye kujya mu mahanga, hari abakeneye many things tukeneye. So this is your time kugira ngo dufatikanye hamwe dusenge. Uyu muntu yitwa Furaha aravuga ngo ndashaka kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wanjye. Imana iguhe umugisha. That is a good request. Furaha, Imana turayisenga mu kanya. Reka dutegereze undi muntu, reka dutegereze abandi bantu bashaka kwakira Kristo. Allah aravuga ngo nanjye ndashaka munsengere business y'umugabo wanjye ngo igende neza. Yego, turasengera business Allah. Abandi turasengera business, turasengera
bene data bashaka kwakira agakiza, buri kimwe cyose turagisengera. Abandi turategereje. Iyo furaha rwose kuba ubyemera ko biri mu biganza by'Imana, rwose humura, Imana irabikora. Kuba wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ndaje ngusengere. Reka turebe abandi bashaka kwakira Kristo, bashaka kwakira agakiza. Imana iguha ibyangombwa divine, niba ari mama divine, divine, ushaka ibyangombwa, sinzi niba ari byo kujya mu mahanga, Imana ibiguhe, turaje nawe tugusengere. I think urashaka visa, simbizi. Imana ishobora gukora icyo kintu, nta n'ikimwe kinanira, turayisenga kandi iraje ibikora. So tubonye wakira agakiza, tubonye usengera business, tubonye ushaka ibyangombwa. Abo ni batatu. I think I need the pen. Bring the pen there. Kugira banandike ibyifuzo.